ikipe ya mbere, ikipe yavukiye Nyanza, ikipe ya mbere ikora ibintu byayo kabisa, ukabona ko bimwe na bimwe birimo akajagari, ibindi binyuze mu mucyo, nyine ibintu byayo biba biricurika, ariko hari igihe bicurukuka biterwa nyine, ariko ni ikipe bidasubirwaho ikunzwe n'abafana benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Na wakipima pe, ibyo byo nta nubwo ari deba, ni deba yarangiye. Hanyuma iyi kipe nayo irimo irakora iyo bwabaga, iri gusohora imyenda, ariko kandi iri no kongeramo amaraso mashya. Ku munsi w'ejo mwarabibonye, uwitwa Habimana Yves, former from Rutsiro Football Club, ejo yagiye mu Nzove, baramwerekana ku mugaragaro, umusore ugiye kujya yataka izamu, ariko ukibaza ngo uyu Yves uje muri Rayon Sport, ese koko nibwo azaba aje gutanga ibyo atatanze muri Rutsiro mu ikipe ya Rayon Sport? Bamwe bakavuga bati yarabikoreye, ni sawa kumuzana, nanjye ndabyemera, nibyo. Ariko nanone turebe kuri Rayon Sport ishaka kujya mu matsinda, kuri Rayon Sport yatomboye Singida Black Stars, kuri Rayon Sport ifite Rayon Day tariki 15 kuwa gatanu, ni umwanya mwiza wo kuba ikipe ya Rayon Sport yazana umusore nka Yves, akaba ari we nomero ya mbere ugiye kwatakira ikipe ya Rayon. Impamvu mvuze nomero ya mbere mu byumve, uwitwa Tupuwisa ikibuga cyatangiye kumuhengamiraho, ubona ko bitari gukunda, ari kubihusha, ntabwo biri gukunda. Kandi niba bitari gukunda, nuko Yves bazanye ashobora gukaba ikibuga, kuko faringanye nawe uhari. Rero icyo kwibaza ni kimwe, Yves ari ku rwego rwo kuba ari umwataka wa mbere wo kwatakira ikipe ya Rayon Sport, cyangwa ni amabura kindi kuri Rayon Sport? Icyo ngicyo ni ikibazo abafana b'ikipe ya Rayon Sport dukwiye kwibaza, tukagitekerezaho 5 kuri 5, tukagisesengura tukacyumva. Mu gihe Tupuwisa ibitego biri kwanga kwinjira, ibitego atari kubitsinda, bitari kujyamo, uwitwa Habimana Yves uturutse muri Rutsiro niwe wakakwiye kuba ari nomero ya mbere mu ikipe ya Rayon Sport, cyangwa hagakwiye kuba hari undi muntu uri kurusha uwitwa Yves akajyamo nk'umusimbura. Icyo nicyo gutekerezaho. Ariko nanone ukagaruka, ese zirekritoma z'amakipe yacu by'umwihariko Rayon Sport kuzana Tupuwisa ari umukinnyi ukuye muri Kongo, shampiyona yacu irenze ubushobozi, cyangwa nuko twazanye umubi umubi tudafite, cyangwa se nuko Rayon yazanye umubi yari ikeneye? Ariko Tupuwisa aracyafite igihe, ntabwo namurimira hitaka, wenda bizakunda, nubwo wenda mu myitozo bitari gukunda, ariko byakunda ukabona ikipe Tupuwisa ibitegara bitsinze. Andi makuru ari muri Rayon Sport, umunya Congo Brazza bamwita Pavel Nzira, umuzamu wa mbere mu Rwanda sezo ishize, nyuma ya Nicolas Sebwato. Nubwo Nicolas Sebwato yahawe igihembo nk'umukinnyi, nk'umuzamu witwaye neza muri champion, nge igihembo nari kugihereza uwitwa Pavel Nzira. Impamvu yaje namwe murayizi. Pavel Nzira champion yashojwe atari gukina, bitewe n'imyitwarire yo iri behind. Abantu bakina amafilime barabizi, nibo bakunda kuvuga ngo behind the scenes, ariko urukumva nyine bavuga ati ni ibiri inyuma ya kamera, ibiri inyuma yo gukina nyine. Na Pavel Nzira nuko byagenze, agakino nyine kandi ko gukina hanze, ko gutembera n'iki niko kamukozeho, birangira bamusohoye mu izamu. Bamwe baravuga bati bagiye gushakira umwanya Mario kugira ngo ajye mu ikipe y'igihugu, anajyayo. Ubwo nayo bavugaga nyine yabaye impamo, ajyayo. Ariko ku rundi ruhande, Pavel Nzira yari umuzamu wa mbere ukomeye, kandi yari umuzamu
ubushobozi bwe budashidikanywaho mu ikipe ya APR. Umuzamu warushaga abandi bazamu bose baha mu gihugu cyane rwose. Umuntu bihakana aze rwose abivuge, atanga igitekerezo. Uyu muzamu rero ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport. Murera iri kwifuza bikomeye cyane uwitwa Paveri Nzira kugira ngo yinjire mu mwenda w'ubururu n'umwera. Yabikoze deal. Icyo kwibaza ni Idrissa kuyatugenda ni Patience. Nibyo nababwiye izire Kiritoma. Uzanye Idrissa kuyate narakina na match nimwe. Uri kumuzanira undi muzamu. None se gusa ikipe ya Rayon Sport yabibonye umukinnyi mwiza. Kandi mwarabibonye Rayon Sport hari ukunijya yirozanga ikagera gucya na gucya abantu bakayica mu myanya y'intoki. Musengo Tansere bavuga bati nta kirimo ngo yarabyibushye. Babonye imikwajya arekuye kuri aperi, babonye imikwajya arekuye kuri Rayon Sport bari gukina amapota ari rigenda kuyaca. Baratangiye bongeye bagaruye diru. Musengo aravuga ati muramenye ati amadiru bufite ni menshi cyane. Tubona nubwo twanavugana ati ibintu byararangiye ntabwo tukibigarukaho. Urumva rero ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ikomeye cyane. Ni ikipe iri gushaka kwiyubaka. Ni ikipe ku munsi wo kuwa gatanu izakina n'ikipe ya Yanga Africans kuri Stade Amahoro. Bazaba bari gukina ku munsi w'igikundiro. Icyo kwibaza abariyo baruzuza stade. Hano wonje zabapimira. Ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR. Imwe ifite umunsi w'igikundiro, indi ifite umunsi w'igitinyiro. Nabonye hari umuntu wahoze utebya cyane avuga ngo kabandi bafite umunsi w'igitinyiro bakagira n'umunsi w'igikundiro. Wowe ekipe yawe iramutse igize uyu munsi mwawita ngo iki? Nka gice. Tekereza nka Gicumbi bawita ngo umunsi wa Gicumbi. Tekereza nka Rutsiro. Ako Rutsiro biroroshye. Rutsiro bashobora kuwita umunsi w'inkuba zesa. Birashoboka cyane. Nka Gasogi abantu mumbwire nka Gasogi umunsi wayo yawita ngo iki? Yawita se Gasogi United Day. Yawita se umunsi wa Gasogi. Yabuse amagaju se kwa Muzehe bawita ngo ikira. Mukura se umunsi wabo bawita ngo iki? Waziri Day. Numva ibintu bikazera. Mumbwire kuri YouTube channel. Wowe ikipe yawe ufana niba atarapera ngibe ari umunsi w'igitinyiro. Niba atari Rayon Sport ngabe ari umunsi w'igikundiro. Ikipe yawe abanyagicumbi mumbwire. Gicumbi FC iramutse igize umunsi wa Gicumbi mwawita ngo iki? Ni Gicumbi Day. Ambwiye mwabantu mwe. Areka sha bamwita batamuriza Queen. Queen. Mazina ya ba Queen. Abantu bitwa ba Queen, abantu bitwa ba ibintu bibari sawa cyane rwose. Amazina nkaye undi ngiye ndayemera cyane. Undi witwa Queen nyine. Ako Queen w'umugore se buriya. Biba byagoranye ugeze nko mu myaka nka 50 kujya ko bari kuvuga ngo Queen shawo hajye ndi kwibaza nigera mu myaka nka 60 ariko vuga ngo Riyeri ni izina ry'abasaza kweri. Cyari ibintu nabisekeje pe. Hako nka Queen Queen w'umukecuru anumva nyine izina wakarihinduye ukitwa wenda nka Daforoza cyangwa se ukitwa nka Marigarita bikagira inzira. Ariko nyine amazina y'abantu yubahwe nakundi nuko bimeze. Ndabona abantu kuri YouTube channel bari kugenda bapanga ikipe ya APR. Mukomeze ndaza kugenda anyuzamo amaso kabisa. Ndaza kugenda anyuzamo amaso ariko umuntu witwa Olestinho official ati kurikira live imyitozo ya Rayon Sport iri kubera mu Nzove aka kanya kuri channel yitwa ubwo ratangiye nawe Olestinho kandi Olestinho reka nkubwize ukuri ibi bintu byawe wihaye sha tuzacakirana. Olestinho we vipi
ako nibyo mujyeho mu following nta kibazo nta mutima mubi mujyeho mu muhereze ibyarayika byinshi cyane agire nka miliyoni imwe ahite yiryohera mere neza nanjye ngurira agacupa mere neza niryohere mvuga ati Imana ishimwe nuko bimeze Rayon Sports rero urumva ko barakomeje abantu mugura amatike kugira ngo ibintu bigende neza urumva ko ari ibintu biryoshye cyane rwose ikipe ya Rayon Sports abakinnyi bameze neza umutoza ari kugenda agerageza uburyo yashaka 11 yagenda akareba nyine babantu bari buze kugenda bamufasha uburyo bari buze kugenda nyine ibintu bigenda bicamo gake urumva ko ni ikintu cyiza cyane ariko babantu ntabwo mwava mu kiganiro 5,000 tubyujuje bya sub abantu muze kuri YouTube channel radioishingirosports ntabwo dushobora gusohoka mu kanya 5,000 byuzuye nigaragaze turebe batamuriza Queen arongera ati today ngo bayita Estara Day ni ikipe ya Gicumbi ibarizwa mu ndi gukoresha ya ni Saidi okay Queen nabyumvise nta kibazo kabisa hanyuma witwa Muhoza ati salama ni Muhoza Emerine guturuka Nyamugari gusa tuziranye ariko se kandi nawe rero we Muhoza vipi wagwani umeze neza Muhoza nizere ko ibintu kabisa ari uburyohe Nyamugari ibintu n'uburyohe cyane avuga ati turaziranye kuri za GS Gihengeri aho ngaho se kari iwacu ho ni mu rugo cyane rwose mujye mubasuhuza mabwira ati yerera batashya nta kibazo nta mutima mubi nta nduru nta kibazo nuko bimeze rero Rayon Sports urumva ko ari ibintu byiza hanyuma batamuriza aranjengereje cyane ati vuga kuri Gicumbi yacu manzi umbwire umunsi wawemeje waba Estara Estara Day Queen bisobanuye ikisobanurira abantu badukurikiye banamenye wagwana hanyuma reka tunyarukire mu irushanwa rya cani murabizi